Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Yesu nashimwe bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye muganira muri aka kanya, nitwa Bagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine. Muri kino cyumweru dufite insanganyamatsiko yitwa guca bugufi. Ngewe rero icyo tugiye kuganiraho muri kano kanya, tugiye kuganira guca bugufi nk'intwaro idutsindishiriza. Guca bugufi nk'intwaro idutsindishiriza. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 18 umurongo wa 10. Hari ikiganiro gihari Yesu yagiranye n'abigishwa be, arimo babwira umugani yabaciraga. Muri Luka ibice 18 umurongo wa 10 katuhasome. Ni ikiganiro gihari Yesu aganira n'abigishwa be, hari icyo yababwiraga. Haranditse ngo umurongo wa 10 ati, abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, undi yari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima bati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi, nk'abanyazi, abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 yose nigiriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu 10 mu byo ntunze byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, niyahangara kure mu maso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira ko ndi umunyabyaha. Ku murongo wa 14 haranditse ngo ndababwira ukuri yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi wa mbere, kuko wishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko wicisha bugufi azashyirwa hejuru. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye. Ni ikiganiro Yesu, ni umugani Yesu yaciraga abigishwa be, arimo ababwira kuri aba bantu babiri. Avuga ku muntu w'umufarisayo, avuga no ku mukoresha w'ikoro. Abo bantu babiri bombi bari bagiye mu rusengero, bigaragara ko bose bari bazi inzira ibajyana mu rusengero. Bari n'abantu bazi Imana, bari n'abantu bazi n'ibikorerwa mu nzu y'Imana, bari n'abantu basenze Imana. Bari abantu tutavuga ngo bari abantu batazi iby'inzira y'agakiza, ahubwo bari babizi, kuko bombi bari bijyanye mu rusengero kandi bafite intego yo gushaka ubwiza bw'Imana. Ariko aho batandukaniye ari naho Yesu yaje kuvuga ku murongo wa 14, ni uburyo bombi bageze imbere y'Imana, ni uburyo bombi bagaragaye imbere y'Imana. Uyu mufarisayo yagiye we yitaka, yivuga, yerekana nuko ari. Ibyo yavugaga ntabwo ko ari ukubeshya, kandi mu buryo bufatika bugaragara hanze ahangaha. Nibyo bintu abantu babariraho umukristo, nibyo bintu abantu baboneraho umuntu twakwita umunyedini, umuntu abantu bavuga ngo ni ukijijwe, kuko umuntu utanga kimwe mu 10, umuntu wiyiriza ubusa, umuntu ukora biriya byose yavuze. Kuko yaravuze ngo yasengeye mu mutima we, aravuga ngo ndagushima yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa. Urumva ntiyakiranirwaga, yari yaretse ibyaha, ntiyari agisambana, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro yo yatangaga ingero avuga ko atameze n'abandi bantu benshi, bamwe na bamwe arabavuga. Najya nkubwira ngo uyu mufarisayo ntabwo ari umuntu mubi, ahubwo nawe rwose hari ibyo yakoraga bizima. Arakomeza ngo mu minsi 7 yose nigiriza ubusa kabiri. Yari umuntu ufata ibihe byo gusenga, yari umuntu ukunda gusenga, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Yari umuntu utanga kimwe mu 10. Yavuga ngo umufarisayo yari kuri standard, yari ku rwego hubwo rw'abantu bakenewe mu madini y'uyu munsi, rw'abantu bakenewe muri iyi minsi ya none urebeye inyuma. Kuko yari umuntu yiriza ubusa, akagaragara ko yiriza ubusa. Yari umuntu ugira ingeso nziza, ntiyari umusambanyi, yari n'umuntu utameze nk'abandi bantu b'abanyazi n'abandi bose. Arakomeza aravuga ngo haza noneho n'undi go mukoresha w'ikoro. Yesu yababwiraga abagabo babiri baje gusenga. Umwe aza yivuga, aza yitaka, azavuga uko ameze, azavuga ibyo akora, kandi koko byari byo. Ariko haza n'undi umukoresha w'ikoro ngo we gaca bugufi, niyahangara kureba mu maso y'Imana.
atangira ahubwo asaba Imana imbabazi, avuga n'ibyo atujuje, asaba Imana ngo imufashe kandi mubabari. Reka nkubwire, Yesu ku murongo wa 14 yaravuze ngo uyu nguyu waje umukoresha w'ikoro yikubita mu gituza aca bugufi abwira Imana ngo Mana mbabarira, ngo niwe wamunutse atsindishirijwe kuko yamenye igikwiriye. Turimo tuganira ku mbaraga zo gutsindishirizwa ziboneka mu guca bugufi. Reka nkubwire ngo ushobora kuba ufite ibintu byinshi wakoze mu nzu y'Imana, ushobora kuba ufite ibintu byinshi ukora umunsi wa none, ushobora kuba warasenze menshi, ushobora kuba waranuye, ushobora kuba warabwirije, ushobora kuba wararirimbye, warakoze ibintu byinshi abantu bakuziho, ariko ntutsindishirizwe kubera ko wabuze guca bugufi. Ariko hamwe no guca bugufi ushobora gutsindishirizwa. Uyu mukoresha w'ikoro we yamenye igikenewe, amenya icyo Yesu akeneye, amenya igikenewe kugira ngo atsindishirizwe, aca bugufi. Turimo tuganira guca bugufi nk'intambwe ihesha umuntu gutsindishirizwa. Reka bene data bashiki banjye, mwebwe muzumva iki kiganiro, mwebwe muzakurikirana iki kiganiro, ndabingingira kugira ngo muzaca bugufi mu mutima wanyu, ubuzima bwanyu aba ari ubuzima buca bugufi, imibereho yanyu aba ari imibereho ica bugufi, kuko niyo ntambwe itsindishiriza umuntu. Uriya mufarisayo mwamwumvishije ntabwo ari umuntu woroshye, ntiyasambanaga, ntiyagiraga ingeso mbi, yatangaga 1/10, ndetse yizaga ubusa 2 mu cyumweru mu minsi 7, yakoraga ibintu rwose bigaragara dushobora kubona hanze aha tukavuga ngo uyu muntu koko arakijijwe, uyu muntu ni umuntu w'Imana, uyu ni umuntu muzima. Ariko kubera ko ibintu byose yakoraga habuzemo guca bugufi, ntabwo yigeze atsindishirizwa. Ariko haza undi wenda utarakoraga nk'ibyo yakoraga, ariko azi igituma atsindishirijwe, ngo aca bugufi. Aciye bugufi Yesu aravuga ngo uyu nguyu we nubwo hari birabyo hejuru byose twabonye umufarisayo yavuze, watigeze abinoma ngo bivuze, atigeze avuga n'ibyo yakoraga n'ibindi byose, ariko kubera ko yazanye umutima uciye bugufi amanutse atsindishirijwe. Reka mbabwire ngo guca bugufi biduhesha gutsindishirizwa. Umwanditsi w'igitabo cy'Imigani mu bice 22:4 nawe yavuzeho kuri aya magambo. Iravuze ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka, avuga ibintu bizamuranga n'ibyo azabona mu guca bugufi. Reka nkubwire ngo mu guca bugufi harimo gutsindishirizwa, ariko harimo n'izindi ngororano. Iravuga ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka, uretse kuba yatsindishirizwa n'Imana, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Reka nkubwire ngo abantu benshi bashaka ubukire, ariko bahushije inzira yo kububona, inzira yo gukira mu buryo buzima, ugakira muri iyi si ukazakira no mu gihugu cyo mu ijuru, ni uguca bugufi. Kuko hari abantu bazakira bagakirira ahangaha, ariko ntibabone ubundi bukire tuzabona tugeze mu ijuru, kuko mu ijuru tuzakira tuzabaho neza. Ariko kugira ngo uzabashe kubona iyo ngororano n'ubukire kandi habiri, ni uko uca bugufi. Aravuga ngo ni y'ubukire kandi n'icyubahiro n'ubugingo. Abantu dukunda icyubahiro, abantu dukunda gushyirwa hejuru, ariko umwanditsi baravuga ngo tubishakishe guca bugufi ndetse n'ubugingo bwo duharanira. Muri iyi si umuntu wese wabaza yakubwira ngo arashaka kujya mu ijuru, waho yabasengera hose, uko yaba ameze kose, yumva nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima buriho nawe yakabugizemo uruhare. Reka nkubwire ngo nta kindi kizatwinjiza aho badapfa, nta kindi kizatwinjiza mu bugingo buhoraho buretse guca bugufi. Umwanditsi w'Imigani yarakomeje mu bice 29 umurongo wa 23 aravuga ngo ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi, ariko uwicisha bugufi mu mutima we azabona icyubahiro. Reka nkubwire ngo ubwibone bw'umuntu bumucisha bugufi, ariko uca bugufi ahabwa icyubahiro. Bari abantu babiri bagiye gusenga, umwe azamukana umutima w'ubwibone bimucisha bugufi, undi azamukana umutima uca bugufi, asohoka ari gutsindishirizwa ahabwa icyubahiro. Ndagira nkubwire ngo niba ushaka kuzahabwa icyubahiro mu minsi izaza, niba ushaka umuntu wubashywe muri ubu buzima turimo no mu buzima buzaza, iga guca bugufi. Guca bugufi bitera icyubahiro, guca bugufi biheza umuntu ubugingo, guca bugufi bituma umuntu agira uburame. Nagiye mbona abantu benshi bagiye baca bugufi bigatuma bagira uburame. Ndagira nkubwire ngo niba ushaka kurama ukagira igihe kirekire uramye ubayeho, iga guca bugufi. Guca bugufi bitera umuntu kurama. Haleluya! Imana igushoboze, Imana inshoboze, Imana ibashoboze mwese muzumva kino kiganiro, mutangire mwige kubaho mu buzima buciye bugufi, kuko bidutuma dutsindishirizwa, biduha icyubahiro, biduha uburame, biduha kuramba. Guca bugufi biduha ubukire, guca bugufi biduzaduha n'ubugingo. Guca bugufi si ikintu cyoroshye, ahubwo ni ikintu kiduhesha ibintu byinshi abandi bantu bose barimo birukankaho babuze. Ariko dore inzira ngiyi, ntugahushe inzira
inzira yo kubona ubugingo, inzira yo kubona ubukire, inzira yo kubona icyubahiro, inzira yo kurama, inzira yo gutsindishirizwa, nta yindi ni uguca bugufi. Uyu mufarisayo yari afite byinshi yakwirata, kandi kuko byagaragarira amaso y'abantu. Yarasengaga koko birumvikana, yatanga icya cumi koko birumvikana. Ibi hari abantu benshi byananiye, gutanga icya cumi harabo byananiye, gusenga harabo byananiye. Nta yari umunyangeso nziza, ntiyari umusambanyi, ibyo yari umuntu mbese witwara neza. Ndagira nkubwire ngo mu maso y'abantu yari akwiye, ariko yarabuze guca bugufi mu maso y'Imana. Haza undi noneho we ufite guca bugufi mu maso y'Imana, bituma atsindishirizwa. Waba warakoze byose, waba utagisambana, waba utanywa amayoga, waba waravuye mu byaha byinshi, waba waranze ibyaha byinshi, waba utanga 1/10, waba usenga, ariko wabura guca bugufi, ntutsindishirizwe. Ndakwingingira ngo hejuru y'ibyo ukora, hejuru y'impano ufite, hejuru y'ibindi bintu byose ubamo, hejuru y'uko ukorera Imana, hejuru y'uko witanga mu nzu y'Imana, hejuru y'uko ufasha imfubyi n'abapfakazi, hejuru y'ibintu byose ukora, gerekaho guca bugufi. Bizatuma utsindishirizwa, bizaguha icyubahiro, bizaguha ubugingo, ndetse bizagutera kurama. Imana igushoboze kandi dushoboze kubaho mu buzima buca bugufi, kuko nibwo buzadufasha muri iyi minsi turimo n'iminsi izaza. Murakoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti.